Amakuru mashya ajyanye n'ubukungu mu Rwanda reka tuyakomereze mu nteko nshinga amategeko yemeje itegeko rigenga ubucuruzi bw'umutungo w'ikoranabuhanga uzwi nka cryptocurrency. Ahangaha ariko ntuze kuza kugwa mu mutego w'abashobora kubyitiranya. Bivuze ko se crypto yemewe burundu cyangwa hari byinshi abantu batarasobanukirwa, nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro cya none. Ntabwo tuza gusoza tutavuze kuri Picoin kubera ko niyihuriza hamwe benshi mu bagize nyine itsinda ry'abakora mining ya crypto cyane cyane muri Picoin. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tuberebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Itegeko ryemejwe rivuze iki mu busanzwe? Nkuko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye harimo igihe.com, 3D TV n'abandi batandukanye byo mu Rwanda, ibinyamakuru byinshi byanditse ko iri tegeko rigamije gushyiraho umurongo ugenga ubucuruzi bwa cryptocurrency, kurinda abashoramari kugwa mu mitego y'abambuzi cyangwa se scammer, kugabanya uburiganya bukorerwa muri crypto. Ibi bivuze ko leta iri gushyiraho uburyo bwo kugenzura ibikorwa bya crypto, aho kubireberera bikorwa kubera ko barabizi neza ko abenshi mu bajene cyane cyane umubare munini w'urubyiruko bakora ibijyanye n'ubu bucuruzi. Abenshi baba barimo bacuruza mu bijyanye na crypto, abandi bakora ubundi bucuruzi bushingiye ariko kuri blockchain muri rusange. Usibye ko nta n'amahitamo ahari ku batuye isi, kubera ko ku bantu bakira amafaranga avuye hanze, muzi ko ikijyanye na Swift code kiri kugenda gisimbuzwa yitwa ISO. Ibyo ngibyo twabivuze mu kiganiro cyacu cyabanje. Aha rero kuba bakisunga blockchain ntago byaba ari ikosa. Ese crypto yemewe mu Rwanda burundu? Ni ikibazo buri muntu wese ashobora guhita yibaza. Igisubizo ni oya, siko bimeze, ntago byemewe burundu, ahubwo itegeko ririmo rirageragezwa, bashobora no guhita babyemeza. Bitcoin cyangwa se izindi crypto ntabwo zishobora gusimbura amafaranga asanzwe y'ibihugu ayangaya dukoresha nko mu Rwanda, kubera ko aya mafaranga bagenzurwa na leta z'ibihugu na guverinoma. Ibyo bisobanuye ko rero Bitcoin kuba yakemererwa gukorera mu Rwanda itasimbura amafaranga asanzwe, ahubwo bashobora gushyiraho amategeko agena imikoreshereze y'aya mafaranga nka Bitcoin, Picoin ndetse n'izindi zitandukanye. Ibi kandi bivuze ko ushobora guhita ujya ku isoko ukishyura hose ukoresheje crypto. Ni urugendo rurerure kubera ko abenshi mu bacuruzi ntago batunze ama wallet cyangwa se kofi zakira aya mafaranga ya crypto, ahubwo ni regulation, kugenzura no gushyira ibintu ku murongo, nicyo gice navuga ntibiriho cyangwa se bigeze. Itegeko rishobora kumara gutorwa, ariko nanone ntihahite habaho guhita batangiza ibijyanye no gukoresha aya mafaranga. Harimo nko kubanza kwigisha abaturarwanda uko ibi bikorwa bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga, harimo kuba bafungura konti zakira aya mafaranga y'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bitandukanye. Nigeze kumva audio ivuga ko hari benshi bitiranya scam kugeza ubwo bashyizemo Binance Exchange, OKX Exchange. Ibyo byerekana nyine ko tukiri kuri level iri hasi ugereranije n'ubumenyi bukenewe kugira ngo aya mafaranga atangire akoreshwe mu buryo bwizewe. Akamaro ka blockchain ni akahe? Kubera iki ibihugu byinshi bishobora gutekereza gukora ku kijyanye no gukorana na blockchain, by'umwihariko harimo nk'u Rwanda rwateye intambwe. Blockchain muri definition cyangwa se ubusobanuro bwayo ni ikoranabuhanga rifasha kubika no guhererekanya amakuru mu buryo bwizewe cyane, aho nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu na kimwe ahindura, haba kongeramo inyuguti cyangwa kuyikuramo. Ntabwo ibyo bishoboka. Ni ukuvuga ngo mu gihe ufunguye exchange nka OKX, Binance n'izindi, mu gihe cyose ukoze transaction, iyo transaction igumamo kugeza igihe wowe utakiriho. Nta kintu na kimwe kijya gisibama kuri blockchain. Aha rero iyo blockchain idufasha kuba twabika izi Bitcoin, Ethereum ndetse na Pi. Ntabwo ifaranga rya crypto rishobora kubaho ridafite blockchain yaryo. Nka Bitcoin ifite blockchain yayo, Ethereum ifite blockchain yayo ndetse na Pi ifite blockchain yayo. Ikikubwira ko ifaranga uri gukoresha rifite blockchain yayo nuko iyo ugiye kuyikoresha batakubaza network. Iyo hariho layer 2 solution cyangwa se indi nzira ushobora gukoresha, barakubaza bati se ni BNB
BNB ni TRC, mukunda kubibona kuri rino faranga riri stable rya USDT. Ibi ngibi rero bituma ubucuruzi bukorwa mu mucyo kandi nta buriganya bworoshye bubayemo, nicyo aya mategeko ashobora kudufasha mu buryo bwihuse. Abandi bakibaza bati se ibi bivuze iki kuri Picoin? By'umwihariko mu Rwanda abantu benshi baganira ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain binjiriye mu mushinga watangiye ahagana mu mwaka wa 2019. Abanyarwanda siko bahise bawumva ngo bawitabira, ahubwo abenshi binjiyemo mu mwaka wa 2021 batangira kuyimayininga mu buryo buhoraho. Hari abamayiningaga bakabihagarika. Ubwo iyo Picoin niyo yinjije abantu benshi rero mu mushinga wa blockchain, kubera ko ubundi yari yabitangiye ni Bitcoin, ariko twarabibonye ko yari ihenze kuyimayininga hagana mu mwaka wa 2009. Yakeneraga amashanyarazi menshi, imashini igufasha mu kubona Bitcoin yari ihenze cyane ku buryo bitashoboraga ko yigonderwa n'umuntu ubonetse uwo ari we wese. Ku bijyanye no kuba Picoin ikoreshwa n'abanyarwanda benshi, aya makuru ni ingenzi cyane. Ushobora kwibaza uti kuki niba mu gihugu hatangiye gushyirwaho amategeko ya crypto biba ari ikimenyetso gikomeye ko bitaye mu gukoresha ikoranabuhanga cyane. Muzi ko mu bitekerezo bya Dr. Nicholas Kokaris ndetse na Dr. Sheng Jiaofani bafite icyifuzo cy'uko iri faranga ryabo ryakora mu buryo bwo guhaha ibicuruzwa no kwishyura serivisi zitandukanye, kandi nyine bigomba kuba binyuze mu mategeko agenga igihugu uherereyemo. Mu gihe rero ibingibi byaba bitangiye gukorwa, hari amategeko n'amabwiriza akurikizwa mu bijyanye n'imikoreshereze ya crypto by'umwihariko mu Rwanda i Kigali, bisobanura ko igihe cyose Open Mainnet yabibaye nta mbogamizi na zimwe abatuye u Rwanda n'abahagenda bagira mu bijyanye no gukoresha iri faranga. Ibi ngibi rero bishobora gufasha imishinga nka Pi ndetse n'iyindi mu gihe kizaza mu kugira ngo bakore mu bwisanzure, ariko nanone ntabwo Pi yari yemererwa gukoreshwa mu Rwanda mu buryo bwo kwishyura, tuvuze guguruza umugati cyangwa se isabune wishyuye Pi. Oya, ntabwo gucuruza kwayo byari byatangira ku mugaragaro. Turi ku gice cyitwa Open Network, aho byabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. Ni intambwe y'igihe kirekire rero, si ibintu byahita byikora ku kanya, kubera ko abapiyoniye muzi neza ko hari icyo bisaba kugira ngo Pi itangire ikoreshwe. Birasaba ko babanza kubaka ecosystem. Icyo ugomba guhita witondera aka kanya nuko mu gihe itangazo rishobora kuba riri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, irinda abantu bavuga ngo kwishyura ukoresheje Pi igasimbura amafaranga asanzwe, kubera ko arizo mufite. Ayangaya nyine agenzurwa na Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, ubwo ni mu Rwanda. Biremewe. Uwo muntu arakubeshya cyane ukuri itangazo ryumvishe, nako ibyo ngibyo ushobora kuzaguma gukurikirana amakuru kumva ko byabaye. Irinda ama platform investment atizewe, tegereza amakuru yemewe. Itegeko rishya rije gufasha kurinda abantu kwibwa utwabo binyuze muri crypto, kubera ko amafaranga ya crypto ntago agenzurwa na buri muntu uwo ari we wese. Nta n'umwe ufite access kuri aya mafaranga kuba yayagenzura. Mu Rwanda bazashyiraho amategeko n'amabwiriza agena imikoreshereze y'amafaranga ya crypto yubakiye kuri blockchain, ariko ntago hari uburenganzira na buke bwemerera umuntu uwo ari we wese kugenzura blockchain wenyine. Ni itsinda rigari, twifashisha Seva, twifashisha Node n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo hagire igikorwa bijyanye na transaction, withdraw n'ibindi byinshi bitandukanye bikorerwa kuri blockchain muri rusange. Ni ukuvuga ngo icyo mu Rwanda bakoze, washoboraga kuba wakora nka peer to peer selling kuri Binance cyangwa se peer to peer buying kuri OKX, hanyuma wowe ibyawe ukabikora ukabirangiza, wa muntu mwari murimo mugura ntabikore agahita akuraho na telefone. Murumva ko ni ibintu byaberaga online cyane cyane, ubwo umuntu nyine agahita akuraho, kabura huriga, kubera ko nubwo wabishyira muri RIB ikubwira ko nyine uwo muntu ugomba kuba byibura ufite amakuru y'ahantu yaba aherereye. Noneho kuba nta na office dufite mu Rwanda ya OKX ngo uvuge umukozi wanyu, umwagent wanyu namwoherereje amafaranga ni $100 twaguze, cyangwa se hari service namwatse ntiyayikemura,
nabyo bikaza kuba izindi mbogamizi. Mu gihe rero hari amategeko n'amabwiriza ashobora kugenga imikoreshereze y'aya mafaranga y'ikoranabuhanga cryptocurrency, na bya bigo bishobora gufungura imiryango i Kigali bikaza kuza kuhakorera, noneho ugeze ikibazo akabona uko abaza. Ibyo ngibyo bishobora guhita bitanga akazi kuri bamwe na bamwe, uhereye kuri wa wundi uhakora amasuku, babandi bashobora kuhicara mu bijyanye na service, kuba baba abagenti babo basubiza ibibazo byabajijwe n'abakiriya mu buryo bwa live cyangwa se face to face wigiriyeyo, kubera ko online basanzwe bahafite ababafasha n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusobanurira umuntu ko wakoze mining ukaba uri kuvunjamo amafaranga byari ibintu bisa n'ibigoranye cyane, ariko uko imyaka igenda iza ni ibintu bizasobanuka ku kigero cy'uko buri muntu wese azabyumva. Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro, ni nahangaha nsoreje. Ndizera ko wamaze gukanda subscribe ku batarabikora, hanyuma ushyireho like, usharing iki kiganiro. Mu magambo make, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, u Rwanda rwatangiye gushyigikira crypto bakayishyira mu murongo w'amategeko, ariko ni hari hemezwa kuyikoresha nk'amafaranga asanzwe y'igihugu. Ni intambwe ikomeye cyane ishobora gufungura amahirwe mu gihe kiri imbere, haba ku Rwanda ndetse n'abarisk taker babandi bashora imari nyine muri crypto. Ariko nanone nakubaza, ni wowe ubitekereza hiki? Ese iyi ntambwe ishobora gutuma abapiyoniye bari mu Rwanda mu gihe izaba ifunguye open mainnet bazashobora gukoresha aya mafaranga mu bwisanzure mu kwishyura serivisi zimwe na zimwe no kugura ibicuruzwa bitandukanye? Ubona se hari igihe kingana iki kugira ngo abaturarwanda babe batangiye gusobanukirwa uburyo bwo kubika aya mafaranga ya crypto? Ubona bizatwara igihe kingana iki? Reka dukomeze tuganire, hanyuma twungurane ubumenyi. Ndagushimiye, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.